but let's keep trying. Thank you, sir. We'll take one more question. Scovia, please, go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Before that, Scovia, Mr. President. Exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier byari ibiki? What happened? Interested kumenya kuko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. So now I want you to mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye niki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa Minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu Kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga Ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu Gifaransa. Asubiza yavugaga kuri issue ya Kongo, hari abo yari ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu Kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko Igifaransa kibivuga tugenekereje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego. Icyo cya kabiri nge nta kibazo mbonamo kuba wavuga ibyo navuze. N'ubu ngubu nimuva nugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo nge nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu Gifaransa ngira ngo cyanyacyo kuko na message mutabisobanuye mu Kinyarwanda ngo gihwanye n'Igifaransa cyiza yavuze. Noneho ushaka intambara z'ubusa kweri. Hanyuma aza gusubiza, ndabyibuka hari ku cyumweru, ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi aba yarangiriye inama itari igisubizo natanze. Kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore, kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga Igifaransa. Kandi koko sinkizi, ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje. Ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza. Ariko wiseguriraga iki? Ko nashubije Minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo. N'ubu ndacyasaba imbabazi. Oya, bishoboka. Ahubwo azagusaba imbabazi ariwe. Kuko ibi bya protocol ibya Janesse ntabwo birimo protocol. Yes, ndabona ushaka icyo kintu ndashaka kuko nabonye hari ugusaba imbabazi sinabyumva. Ya kudasobanura neza, ariko nabyo bifite ikindi bivuze bibiri. Neza ni ukuvuga ko ibyavugwaga mu Gifaransa si byo byavugwaga mu Kinyarwanda. Biratandukanye. Si ukuvuga ko Ikinyarwanda cyari kibi. Oya. Ntabwo cyasobanuraga icyo Igifaransa cyavugaga. Byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi Igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu Kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content. Nge ndashaka kumbwira content. Nyakubahwa unyemereye buretse content nuko cyanyuranyijeho niki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze. Aho izo mvi zanjye zintaye mu gihe kuko no ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo Minisitiri nta makosa yakoze. Avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebe musobanura mubwira abanyarwanda ibitari byo.
yes ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe muri aka kanya mu mbabari nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form hari content na form content ya misrepresentinze ni iyi ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko byumva ariko did it change the content? Yes. Uravuga yes nakubaza ntabwo bizi nibyo nibuka ariko na minister nawe arahari of course n'ubundi iyo mbwira nkabaza minister na mbere hose yes minister tubwire very important kuri jye nabonye abantu bahereka ariko nta protocol iri mu bibi bintu nabonye hari wasubiza ngo abwiye minister nabi minister nabi ko tubaze murakoze your excellency ntabwo byari ikibazo cya protocol ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minister nabi nge nta kibazo nari mbifiteho ikibazo ni content nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Fraud Summit twari twagiyemo tujya ku substance nyine quickly kuko guverinoma ya Kongo yaravuze yuko ngo mu nama rwabateye bakabibwira bari mu nama kandi iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yari ayirimo yaje hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze kwa abanyekongo ibyo bavuze atari byo hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura barabiquestioninga byose bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Rwagasabo hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Fraud Summit ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki nibyo ngibyo byuko Kongo yanenze u Rwanda mu nama kandi Kongo perezida wayo ataranahari ibyo nibyo navuze bo baranabiquestioninga banabiquestioninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo babiquestioninze ibyo navuze bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi babiquestioninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo nicyo cyangwa ko bitari byo ko bitumvikana ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura ikitarumvikanaga ngo nikize nibyo nanjye nibaza kuko ibyo navugaga byari clear kuko Kongo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Fraud Summit kandi Kongo itari nahari baraje ariko ibyo ni Kongo yabivuze ibyo ni Kongo yabivuze ngewe ndabinenga muri tweet mu gifaransa hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga bitasobanutse meaning what ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear kandi ari nge wari uhari muri iyo nama ibyo navuze byari bisobanutse kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo oya barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana best ku bintu ntanumva kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Kongo ntabwo yari mu nama nishobora kuvuga babiquestioninze bavuga se ngo Olivier arabeshya ntabwo biri ari byo yavuze cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo batanga indi content bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama ko ibyo mvuga bitumvikana ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama umuhanzi se bamubarizaga iki kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama hari party yabaye hari umuhanzi wari watumiwe ngo bafashe gutegura iyo party ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo aho ngaho niho hari ikibazo
ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo. Nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza, mwandikira akamubwira ko babikora, nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga. Ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation. Ibyo bavuze gusa ko ibyo bavuze atari byo. Ko atari byo, ko babiquestioninga. It is very intriguing. What is it? Nyakubahwa, murakoze kongera kumpa umwanya. Abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese? Ni abanyamakuru dukorana, ntabwo bari hano. Twari mu kiganiro dusangira amagambo magufi turebe turangize. Icyabaye, leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje, nawe akavuga ko batari bahari. Noneho mu kiganiro, kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta. Ni ikiganiro mwakora? Ni ikiganiro, noneho tubiteramo urwenya, turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru, Kongo ikavuga ko ihari, u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari, turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protokole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe. Mwibaza ngo noneho icyabaye niki? Twibaza ngo niki, tubavuga tuti turaza kubaza uwo niwe utari ku ruhande rwa Kongo, ntabe na minisitiri ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye. Tubivuga dutyo turagenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisitiri yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia Mutesi, ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza Igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho. Nibiba ngombwa muzabaze. Ariko urumva mwese mugira ngo mufite muzambaze, sorry. Uretse mufite ikibazo. Olivier ko avuga, ko minisitiri avuga, ni nkaho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari. Mwavuze ko ni nkaho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari, wowe uravuga ngo ntibari bahari. Nibyo byateye urujijo. Yego. Okay? Ntabwo byaba ikibazo cy'Igifaransa rero cyangwa Ikinyarwanda. Kuko niba uvuga ngo mu iyi nama ntabwo bari abantu bari bahari. Okay? Then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo, bariya baravuga ngo bari bahari, minisitiri aravuga ngo ntibari bahari. Icyo kikaba ari cyo kiba ikiganiro, ntabwo ari ikibazo cya interpretation. Ikibazo cyo kuvuga ngo abantu bavuze bahakana ko ibyo bavuze atari byo, kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari. Ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze abanyekongo, bo barabivuga nk'abari bahari, ubanza bari bahari. So meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo. Ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language. Biri he aho ngaho? Ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo minisitiri yatubwiye ko abanyekongo batari bahari. Reka tubaze uriya muntu wundi wari uhari tubwire ko kuko abanyekongo batari bahari. Ntabwo ari ikibazo cy'Igifaransa cyiza cyangwa kibi. Ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it. Sinzi niba mubyumva. Ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he? Cyangwa Igifaransa kibi cyangwa Ikinyarwanda
batumvikana bivuye. What is at issue here is to prove that either abanyekongo ibyo babivuze koko bari bahari cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari. Ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari. So icyo ni ikibazo cya the substance of the argument. It's not the language. So mwagihinduye ikibazo cya language gute? Ntabwo twagihinduye ikibazo cya language. Ndavuga we na minister niwe mbwira. Ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo waza kuba yabyumvise igifaransa neza. Still yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari. Yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabiteranaho amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutuyezo Oswald. Byose narabikurikiye. Ndetse nanjye nagize comment kiraho. Minister aranyandikira kuko nanavuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku Karubanda. Minister arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nge uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minister yazanye mu kibazo cy'igifaransa ni impaka n'indende ntabwo ari kiriya gice cyonyine. Hari ukundi babisemuraga ukumva harimo makosa. Ntekereza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nuko nta nubwo bababajwe rero na content n'ukuri abantu bababajwe na language. Yego mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye. Minister atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikiye arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silver Mutesi yagakubisemo nk'uwiterera urwenya ntabwo byari ibintu biremereye. Ariko minister aravuga ati mama Rwagasabo yarakurikirwa cyane aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayahe ko nta kira kibazo cyari gikomeye ko Perezida wa Repubulika kumva abanyekongo bavuga ko Perezida yarahari kandi yaraje byarangiye ndavuga Tshisekedi. So noneho we minister yari itonze ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana. Ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu kikari. So ni ibyo rekana yo gutinda kuko bavuga kubikemura. Je ntabwo ndabona ikibazo cyari cyubanza ariko mwarabuze akazi muri nkora gusa. Ariko naba ministers mwajya muri yo argument harimo iki ko ntaracyumva n'ubu. Albert wahoze kuvuga cyane mu zirukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko nayumva yazanye intambara mu bantu bakabiki batuwazi. Nashatse nantuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari cyo kwa kundi ibyo okay. So noneho minister arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze sibyo nta nubwo Perezida yari ahari cyangwa exactly. Hanyuma muri interpretation noneho doko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa. So ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo batangiye ku. Ariko minister we iyajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi kuko issue ntabwo ari ururimi hano. Issue ni content yuko
bamwe muri abo bantu badisikasingaga ari side ya minisita, ari abanyekongo, ari aba baganiraga, hariho uwa misiri presentinze facts. Exactly. Ntabwo ari ikibazo cya language ariko. No, no, ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije kuko niyo mpamvu minisita avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basesemura igifaransa neza mu kinyarwanda. So uko basesemuraga ntuza icyo gifaransa mu kinyarwanda babwira the public audience. Ubwo icyo yakemuraga ni minisita nuko cyagomba gukemura ni ikintu kimwe gusa. Perezida yari ari aho ngaho cyangwa ntiyari ahari? ye ntabwo yari ahari. Ibindi byo ururimi wabivugamo rwose, it doesn't matter. Ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima, baravuga ko perezida yari ahari kandi atari ahari. Niho substance iri gusa. Sure. Ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language, it's not on the substance. No, the argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo, kandi nawe impamvu bibaye ni ukutumvise neza icyo gifaransa. Ariko Albert urumva nawe ari we ari na Olivier nyine mufite ikibazo. Ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance that is the wrong message ugeza ku banyarwanda. Yihese iyihe yagejeje yo questioninga ibyo minister yavuze. Now question ibyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questionings ibyo minister yavuze. Now that becomes the substance kurimo. No, it's not exactly. Arahantu, Mr. President, Excellency. The problem is where ajango abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze. Hanyuma mu itangazamakuru mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. Yababwiye. In fact, they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, nibyo byabaye. You should be asking what I'm asking. Now if you a journalist agomba guconforming ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari haratangaza inkuru itariyo. That is my personal ariko yatangaje iki ko ya questionings gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri, it's not ntabwo ari gutangaza. In fact ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo, ariko kandi yashoboraga kubikura berecisha make. haraho ya byanditse muri iyo language, haraho ya questionings byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. jewe uko minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru wari wese ashatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye, yaba ari uwo munyekongo cyangwa undi. So ishu ni iyihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even
murakoze your excellency. Byatangiye kuri ishu yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa barabisemuye batanga wrong impression y'ugute n'iki batanze distortinze muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo ko yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari ngira ngo Scovia yagezana navuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko perezida atarahari perezida wa Kongo ariko Kongo yari hagarariwe kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo chair ya DRC nta muntu numwe wari uriho nta n'abantu bari bariho fine kubera ko wavuze akavuga atyo icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara zasubizanye iki nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty ariko erega nta muntu wowninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze ntawe ugira icyo abaza wabivuze ni nabyo ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo what is wrong with that ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion, much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact, much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister byanavuzwe ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda kuko ni nabyo wanditse ni nkaho bababwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki nka minister cyo bibonamo ni iki none. It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimura namubaza ko bati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi ubwo se what is the argument? Muvaneho kajagari muza. So you ask what you are